Amén. Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez amen. Marín. urakoze cyane misiyoneri Dios Miguel te Rudez siga Marin. bendiciendo Imana ikomeze guhesha umugisha grandemente mu buryo allá en bukomeye San cyane Luis hariya San Potosí, Luis Potosi la mu congregación iteraniro que rishumbwe na pastorea Revera Benjamín Vargas, Benjamin y a todos Vargas los que están ndetse conectados n'abandi a bose través del bakurikiranye binyura ku satélite cyagajuru y el Amazonas satélite Eutelsat 8. no ku cyagajuru Outersat En 8 esta ocasión, y muri uyu también mwanya los aquí presentes, ndetse n'abandi bari aha ngaha uyu munsi ku cyumweru 27 de octubre, itariki 27 z'ukwezi kwa cumi muri uno mwaka wa 2024. el tema que tenemos umutwe para w'isomo hoy dufite kuri uno munsi wa es none al caer ni la tarde habrá mu gihe cya nimugoroba hazaboneka umucyo. que fue predicado ni ubutumwa el 23 bwabwirijwe de itariki mayo del 26 z'ukwezi kwa 2009 gatanu 2009 en bubwiririzwa i Cali, Cali, Colombia. Colombia. Buscamos reka en turebe muri Zakariya, Zakariya capítulo igice 14, cya 14 verso ku murongo 1 en adelante, uhereye que ku fue murongo wa una de mbere las ugakomeza escrituras ari cyo kimwe mu byanditswe twasomewe hano en este muri buno mensaje. butumwa El doctor William Soto bwa Santiago, Dogiteri William Soto Santiago. en donde nos aho niho dice, hatubwira "He aquí, el dore día de Jehová hazaba viene, umunsi w'Uwiteka ubwo bazagabanira iminyago muri wowe." ahí a la aha izquierda ibumoso escribe yandikaho Daniel Daniyeli 12:1, igice cya 12 ku murongo wa mbere y en esta ndetse dibujo aha la ngaha estrella de ashushanya David a inyenyeri la ya Dawidi izquierda, ibumoso. porque yo nzakoranya reuniré a todas amahanga las yose naciones para atere combatir i contra Yerusalemu, Jerusalén, kandi umurwa uzahindurwa, amazu azasahurwa, n'abagore bazabenda ku gahato. Igice cy'abantu bo mu murwa bazajyanwa ari imbohe, ariko abazaba barokotse muri wo ntibazatsembwa. aho ngaho kuri kabiri ashushanya inyenyeri ya Dawidi ibumoso. maze Uwiteka azahurura arwane n'ayo mahanga nk'uko yajyaga arwana mu ntambara. ndetse aho ashushanya inyenyeri ya Dawidi ibumoso, uwo munsi azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono werekeye i Yerusalemu iburasirazuba. uwo musozi wa Elayono uzasadukamo kabiri uhereye iburasirazuba ugeze urengerazuba, uzacikamo igikombe kinini cyane. igice cy'umusozi kimwe kizashinguka kijye ikasikazi, ikindi kijyikusi. muzahunga munyure mu gikombe cy'imisozi yanjye, kuko igikombe cy'iyo misozi kizagera Aseri. nuko muzahunga nk'uko mwahungaga igishyitsi cy'isi cyabaye ku ngoma ya Uziya umwami w'Abayuda, maze Uwiteka Imana yanjye izazana n'abera bayo bose. hano yandikaho avuga abera bose, yandikaho ibyahishuwe igice cya 19 uhereye ku murongo wa 11 kugeza ku 21 ndetse na 17 ku murongo wa 14. ku murongo wa 4 aho ngaho ibumoso, aho naho aha yandikaho ngo ubutumwa bwiza bubwirizwa abanyamahanga ndetse n'Abayahudi. ku murongo wa 4 ubutumwa bwiza bubwirizwa abanyamahanga ndetse n'Abayahudi. nuko uwo munsi ntihazabaho umucyo urabagirana cyangwa ntuzaba ikibunda, ahubwo uzaba umunsi umwe uzwi n'Uwiteka, atari amanywa ntubijoro, ariko nibigeza nimugoroba hazaba umucyo. yandikaho Maraki igice cya 5, Maraki 4 kuva ku murongo wa 5 kuza ku wa 6. ku mugoroba utudomo tubiri, Laodikiya, dispensation y'ubuntu. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, kandi uwo munsi amazi y'ubugingo azava i Yerusalemu. amazi amwe azatembera mu nyanja y'iburasirazuba, ayandi azatembera mu nyanja y'iburengerazuba. bizaba bityo mu kino mu itumba. munsi yandikaho ngo ubutumwa bubwirizwa abanyamahanga
ndetse n'abayahudi. kandi uwiteka azaba umwami w'isi yose. uwo munsi uwiteka azaba umwe n'izina rye rizaba rimwe. mu gihe cya nimugoroba hazaba umucyo. nyamuneka mwakwicara. mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 68 ku gika cyangwa se ku murongo wa 590 tubwirwa n'iki cyatumye haza umucyo wa nimugoroba. ese ni kuki ari umucyo wa nimugoroba? ni kubwo kugarura ibintu mu mwanya wabyo. aho murabicakiye. umucyo wa nimugoroba uzira ya ntego imwe ituma haza umucyo wa mu gitondo. ni ukugira ngo hagarurwe bya bindi byakuweho mu bihe by'ibisekuru igihe cy'umwijima binyuriye muri Roma. ni uko Imana ikaza kurabagirana muri icyo gihe cy'umucyo wa nimugoroba kugira ngo ijambo ry'Imana ryose ryongere rigarurwe ukwigaragaza mu mwuzuro kwa Kristo hagati y'itorero. buri kintu cyose cyakozwe neza cyakozwe muri bwa buryo butunganye. ni nako bizongera gukorwa mu mucyo wa nimugoroba, aho ibumoso ashushanyaho ibirisoza ndetse n'ibisekuru. igisekuru cya karindwi kigabanyijemo aho ngaho. murumva icyo nshaka kubabwira? ese ibyo si iby'igitangaza? ndetse kandi tukamenya ko tubaye muri kino gihe kugira ngo tuwubone. rero uyu mucyo neza bihuye n'ubuhanuzi. umucyo wa nimugoroba waje hanze yo kugarurwa kw'iki? kugarurwa kw'ibyo twadusimba twariye. nuko iburyo yandikaho umucyo wa nimugoroba. noneho reka tujye hariya muri Yoweri. igice cya 2 ku murongo wa 18 haratubwira hatya ati: maze Uwiteka agirira igihugu cye ishyaka, ababarira ubwoko bwe. nuko Uwiteka asubiza ubwoko bwe ati: dore ngiye kuboherereza ingano na vino n'amavuta ya elayo bibahaze, kandi sinzongera kubakoza isoni muri abo banyamahanga, ahubwo ingabo z'ikasikazi nzazishyira kure yanyu. yandikaho ibumoso aho ngaho ngo Roma, Uburusiya, nzirukane nzigeze mu gihugu kitera kandi kirimo ubusa. iz'imbere zigwe mu nyanja y'Iburasirazuba, n'iz'inyuma zigwe mu nyanja y'Iburengerazuba, kandi kunuka kwazo kuzazamuka, kandi umunuko wo kubora kwazo uzazamuka, kuko zakabije gukora ibikomeye. aha muri Bibiliya murebe ku murongo wa 18 hari ibumoso aho twatangiriye, aho yahashushanyije inyenyeri ya Dawidi. nuko ahagana hejuru yandikaho ibyahishuwe igice cya mbere, ndetse na Yesaya 59:20, ndetse n'Abaroma 11 ku murongo wa 26. Tierra, no temas.
witinya, ntutinye wasiwe, nezerwa wishime, kuko Uwiteka akoze ibikomeye. Nuko iburyo hashushanya inyenyeri ya Dawidi. Ntimutinye mwa nyamaswa zo mu ishyamba mwe, kuko ubwatsi bwo mu butayu bumeze, n'ibiti byeze imbuto zabyo, umutini n'umuzabibu byeze cyane. Noneho munezerwe bantu b'i Siyoni mwe, mwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiye, kandi ibavubiye imvura y'umuhindo n'iyitumba nk'ubwa mbere. Nuko iburyo ahangaha hashushanya inyenyeri ya Dawidi. Ahagana ibumoso hano yandikaho kuri uriya murongo wa 23 ku Byahishuwe 14, uhereye kuri rimwe ukageza kuri 5, kuva kuri igice cya mbere ku murongo wa 5 kuza ku wa 7 11 guhera kuri 3 kuza kuri 14, 22 16, 22 4 kuri 1, ndetse n'Ibyahishuwe 19 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 10. Imbuga zizadendezwa hingano, kandi imivure izuzura vino n'amavuta yerayo isesekare. Nuko iburyo ashanyeho ibuye risoza n'ibisekuru, zabashumbusha imyaka inzige zariye niyariwe n'uburima n'ubuzukira n'akagungu, za ngabo zanjye zikomeye nabateje. Nuko iburyo bwaho yandika ngo ubwami bw'abanyamahanga bwa Babiloni, n'ubw'Abamede n'Abaperesi, n'ubw'Abagiriki, Roma. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibihembwe 4, kandi muzarya muhage, muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu nk'uko yabakoreye ibitangaza, kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Muzamenya yuko ndi mu Bisirayeli, kandi yuko ari njye Uwiteka Imana yanyu, nta yindi ibaho. Nukuri ubwoko bwanjye ntibuzongera gukozwa isoni ukundi. Rero ndagira ngo aha muhatega amatwi, ahangaha muri uyu mutwe w'isomo uvuga ku bihembwe 4 by'igarurwa ry'itorero. Ni ubutumwa bwabwirijwe itariki 3 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'2012, ndetse yanabubwirije kari Colombia, ariho yatubwiriye ati ubwo itorero umugeni azamenya umwanya we, akamenya aho abarizwa, akamenya umwanya we hehe mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Ni ukumenya ngo ni ikihe gisekuru cyangwa se igihembwe abarizwamo. Urupapuro rwa 37 muri kino gitabo cy'imirongo haratubwira ku gika cya 306, Imana ishobora kuba yafata umuntu ikamuha adoption mu muryango wayo, nuko kandi ikamuha ikintu. Mbere na mbere mubanze musuzume murebe niba ibi ngibi ariko biri. Biravuga ati mugenzura imyuka. Uyu muntu avuga ibi bintu, nuko ibumoso yandikaho ngo Mose na Eliya. Mubisuzumisha ibyo avuga, murebe niba kuko mwajya muri byo. Uvuga ati mwami twoherereze ikindi kintu kandi dukomeze tukataza imbere. Mwumve, no gukomeza gukataza imbere gusa, buri umwe ajya mu mwanya akwiriye kuba arimo. Nuko ubwo nibwo hazaboneka itorero ry'Imana iteka rihora rijya mu mwanya waryo. Ubwo nibwo Abafilisitiya batangira gusubizwa inyuma, ya mapantaro, ya majipo magufi y'abagore bayakuremo, imisatsi izakura,
nuko mu maso hazozwa, amasigara azabura aho ngaho agende. Itorero niryinjira muri za mbaraga zikomeye, ubwo tuzaba tumaze kubona Ananiya na ba Safira ndetse n'abandi nk'abo bose. Nibyo koko Mwami, wowe uzibonera ubwo itorero ryera rizashyirwa ku ruhande ryunze ubumwe, nuko bakajya mu mwanya utunganye nk'abana b'Imana, bakabona adoption mu muryango w'Imana. Aho ngaho itorero rizaba rishyizwe mu mwanya waryo, mu bwiza bwayo. Ibyo nibyo byiza biri imbere aha. Nuko ibumoso hashushanya ibuye risoza n'ibisekuru, ahagana hejuru yandikaho ngo adoption, ndetse anandikaho ngo Ananiya na Safira. None ndagira ngo murebe hano kuri 308 nanone aratubwira, none se byose bitegereje iki? Ibyaremwe byose ni iki bitegereje? Ni ukwigaragaza kw'abana b'Imana. Hategerejwe ko itorero ryinjira mu mwanya waryo. Ashushanyaho akabuye k'ibuye risoza gatoya. None uwo mwana w'Imana ninde? Nihe ubutware bwe bwari buri ubwo Adamu? Nuko hariya iburyo ashushanya ibuye risoza n'ibisekuru, avuga ngo ukwigaragaza kw'abana b'Imana. Hariya ashyira icyerekezo kigana mu ibuye risoza, umwami ugana mu ibuye risoza. Ahagana ibumoso kuri iyo nteruro imwe ibumoso yandika ngo adoption ndetse n'ibuye risoza. Nuko amerekeza yerekeza mu ibuye risoza. Isi ibyo ni ukuri, ntabwo yari Elohim, ntabwo yari Elohim. Nuko rero yari Uwiteka. Aho murabyumva? Ni uko biri. Ni njye Mana yagize bose batoya munsi yanjye, kandi yampaye ubutware. Urumva ubutware bwo kuyobora isi. Umuntu afite ubutware bwo kuyobora isi n'ibindi byose byaremwe. Nuko ibyaremwe byose bitegereje kwigaragaza kw'abana b'Imana. Nuko iburyo ashushanya ibuye risoza n'ibisekuru, umwambi, cyangwa se amerekeza yerekeza mu ibuye risoza. Hejuru yandikaho ngo ibuye risoza. Imana igerageza gufata itorero ryayo irishyira mu mwanya waryo kugira ngo yigaragaze ubwayo. Hejuru yandikaho ngo adoption mu ibuye risoza, mu mwanya wa nyawo, mu kwigaragaza kw'abana b'Imana. Adoption mu ibuye risoza, umwanya wo kwigaragarizamo kw'abana b'Imana. Mwene Data William akomeje atubwira abo mu bisekuru byatambutse ntabwo bigeze bamenya ngo bari mu kihe gisekuru. Nta na kimwe bari bazi ku byerekeranye n'ibihembwe cyangwa se ibisekuru. Ndagira ngo murebe ku murongo w'134 mu gitabo, ku rupapuro rw'134 mu gitabo cy'imirongo. Aho ngaho aratubwira ku murongo wa 11:97, byose abipimisha ijambo rye, byose abipimisha ijambo rye. Gusa tekereza kuri ibyo byose abipimisha ijambo rye, kandi namwe muri ijambo rye. We ni ijambo. Aho ngaho hejuru yandikaho ngo logos, jambo shinga teofania. Namwe kandi mwari umugabane w'ijambo rye. Nuko iburyo ashushanya ibuye risoza n'ibisekuru ndetse n'inyenyeri ya Dawidi. Icyo nicyo gituma mwebwe mwaratumwe kujya gushimangira umwanya wanyu mu buzima bwanyu. Rero mwebwe ibyo mwabipimisha ijambo aho murabicakiye. Hari ku birenge mu gihe cya Luteri, ndetse bikaba mu gice cy'igihimba mu gihe cya Wisireye, ibitugu bikaba mu Bapantekote. Urumva icyo nshaka kubabwira? We ni umutwe, afite igice gihuza byose muri ino saha twebwe turimo. Ashushanyaho ibuye risoza ndetse n'ibisekuru. Nuko umwamba werekeza mu ibuye risoza. Ntabwo ari mu gice cy'ibirenge, nta nubwo ari mu gice cy'inda, nta nubwo ari igice cy'ibitugu, ahubwo ni igice cy'ijosi. Icyo gice aravuga ati none nuko
abavuga ngo none yerekeza umwambi mu ijosi ahagana hagati y'igisekuru cya karindwi n'ibuye risoza, nuko hejuru yandikaho ngo kubwo gushimangira umwanya we mu buzima abayemo. Ndetse aho ngaho anandika ngo logos ku ruhande rw'ibumoso, logos ijambo. Muri izi nyigisho za Bibiliya nazo aha niho yanditse, ahashyizwe uyu murongo. Ku iherezo ry'uwo murongo yanditseho ngo igisekuru cyangwa se igihembwe cy'ijosi, nuko ashushanyaho ibihe risoza ndetse n'ibisekuru. Amerekezo ayerekeza mu mugabane umwe w'igice cy'igisekuru cya karindwi ndetse n'ibuye risoza. Murebe bino biri aha, muri iki gishushanyo yashushanyije. Izi nyigisho ni iz'umutwe w'isomo uvuga ngo umwanya w'umugeni mu ibanga wa Kristo. Umwanya w'umugeni ahashyira ngo bingana nanone itorero umugeni. Noneho ndagira ngo mwumve iki gishushanyo kiri hano, murebe uko yadushushanyirije aha muri izi nyigisho za Bibiliya. Ahashyizwe ibisekuru birindwi, hariho munsi ya dispensation y'ubuntu, nuko ashushanya n'iki gice cy'ijosi. Hanyuma muri piramide yandikamo hariya ngo 8, ndetse anashyiramo urugi. Nta gushidikanya urugi ni Kristo, ari rwo tubona mu Byahishuwe igice cya 4, aho avuga ati zamukuze hano. Ni ukuvuga ngo umutwe w'isomo yashyizeho akarongo kerekeza kagaragaza mu ibihe risoza. Urumva ibyo byose yatwerekaga ni ibizaba nyuma ya dispensation y'ubuntu, ari byo tutarimo. Ntabwo ibyo twari tubirimo muri kirya gihe, ahubwo byose byavugaga ku bizabaho muri kino gisekuru gishya ndetse muri no dispensation nshya. Aho niho twerekewe nawe yuko aho ari itorero umugeni yagombaga kujya mu mwanya w'utunganye kugira ngo yakire guhindurwa kwe. Icyo ni cyo gisekuru cyo hejuru, gisekuru cyo hejuru, aho hejuru ya dispensation y'ubuntu. Kandi ibyo ntibyashoboraga kubaho, ntabwo hashobora kubera guhindurwa ndetse n'umuzuko, uguhindurwa munsi yo gusohora cyangwa se munsi y'umurimo w'Imana, munsi ya dispensation y'ubuntu. Hagombaga kubanza hagafungwa dispensation y'ubuntu kugira ngo nyuma habeho kwinjira muri dispensation y'ubwami, ariho hari amasezerano yose agenewe intore z'Imana. Nicyo gituma mu gihe itorero rizamenya umwanya waryo, aho niho izamurwa rizabera. Munsi ya dispensation y'ubuntu iryo sezerano ntabwo ryari rihari. Ayo masezerano agenewe dispensation y'ubwami, aho yavugaga ati irembo rya dispensation y'ubuntu ryari bugufi bwo gufungwa. Ubwo yavugaga atyo, yagira ngo ibi mubyumve, yarimo yerekana ko na bugingo n'ubwo twari tukibaye munsi ya dispensation, ariyo yabaga itarabera b'iryo sezerano, ariko yaraduhishuriye ndetse aduha ubumenyi, atumenyesha ko ari mu gisekuru gishya ndetse muri dispensation nshya, aho ni koko niyo azasohorera iryo sezerano. Rero itorero ryagombaga kumenya uwo mwanya. Buri ntore y'Imana yose, niba itazi, niba utazi aho uhagaze, ntutegereze yuko uzahabwa isezerano ryo guhindurwa. Icyo ni kimwe mu bisabwa kugira ngo uronke iryo sezerano, ni ukumenya ngo wowe uhagaze he none. Noneho ndagira ngo mubyumve uko akomeje atubwira.
babayeho, urumva aho mu bisekuru babayeho badafite ubumenyi bw'igisekuru babayemo, ntabwo bari basobanukiwe ibi bintu. Ariko rero mu gihe cya nyuma, muri icyo gihembwe cya kane, itorero ry'umwami Yesu Kristo rizamenya umwanya waryo, kandi bazamenya ko atari mu gisekuru cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, ahubwo ni mu mwanya wa kane, ni mu kugarurwa kw'itorero ry'umwami Yesu Kristo. Nuko ku rupapuro rwa 38 muri kino gitabo cy'imirongo, aho niho atubwira ku rupapuro rwa 591, iyi ni imirongo y'ubutumwa bwitwa ngo ukugarurwa kw'igitu cy'umugeni. Aragira ati, aho mwaba mubicakiye murabyumva, ku gika cya 591 ku rupapuro rwa 38, aho murabyumva neza. Amen. Rero Imana iravuze ati, nzabagarura. Azagarura ate? Urumva, ni kubw'intumwa enye zishwe. Nuko iburyo ashushanya ibuye risoza n'ibisekuru, ashyira imibare muri bitatu bya nyuma biheruka, yandikamo 1, 2, 3. nuko aravuga ati, mu gice cya kane nibwo ubuzima bugarurwa, nibwo azabagarura. Ninde wabanje? Ni Martin Luther. Ugutsindishirizwa wa kabiri yari nde? Aho ngaho agenda ashyiramo imibare. John Wesley kubwo kwezwa. None se wa gatatu ninde? Ni abapanikoti, ni ukugarurirwa impano ndetse n'umwuka wera, ukubatizwa n'umwuka wera. None se uwa kane ninde? Ni ijambo. Ni iki? Ni ijambo. Habonetse abahanuzi 4 bakomeye cyane. Umwe muri bo ni Martin Luther, watangiye kumurika umucyo wisumbuyeho. Yari umucyo mutoya gusa, yari afite imbaraga nkeya zo gutsindishirizwa. Ariko nyuma yaho haje kuza Wesley, wari ukomeye kurushaho mu kwezwa. Nyuma ya Wesley haje undi ukomeye kumurusha, ariwe abapanekoti mu kubatizwa n'umwuka wera, n'undi muhanuzi wundi ukomeye. Iburyo ashushanyaho ibirisosa n'ibisekuru, nuko yandikamo imibare nanone 1, 2, 3, 4 mu ibirisosa. Ariko mu minsi ya nyuma, Maraki 4, Eliya agomba kuza afite rya jambo ry'umwimerere. Nuko iburyo yandikaho ngo Eliya, hejuru y'icyo gika yandikaho ngo njyewe nzamugarura. Kuri 500 na 592 mwumvuka akomeje atubwira hano. Uyu n'undi murongo ati, hanura. Byarashobokaga yuko, ese byashoboka yuko aya magufa yongera kubaho? Ni mu bihembwe 4 bibera mu itorero. Ibyo bihembwe 4 nibyo bigarurirwamo ry'amagufa yo mu gitabo cya Ezekiyeli. Ariko ubuzima ntibwaje mu gihe hari impu, imitsi n'ibindi byose byari kuri we. Ariko mu gihe hahumekewe umwuka muri iyo mibiri, nibwo wongeye kugaruka. Iyo ni intumwa, ni ubutumwa bwa kane cyangwa intumwa ya kane izana ubuzima, aho umwami yavuze ati, nzabagarurira ubuzima. Haleluya, cyubahiro cy'Imana. Umucyo wa kane niwo uzazana bya bimenyetso bimwe. Nuko yandikaho ibumoso ngo umucyo wa kane n'ibuye risosa ndetse n'isekuru, yandikamo bitatu bya nyuma, yandikamo 1, 2, 3 mu ibuye risosa, yandikamo 4, ndetse ashushanyaho ibuye risosa n'ibisekuru bitatu bya nyuma biheruka, ndetse mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka yandikamo 4 nanone. Murebe, ugutsindishirizwa kwaje kuza, haje gukurwaho inyigisho zo kweza. Urumva, urwandiko rw'abapanekoti ni uruhe? Nuko bagombaga kweza ibiganza, gukoma amashyi yabo. Urumva, bakomaga amashyi barimo baririmba barya abapanekoti mu gipanekoti. Ibyo bibarizwa muri dispensation y'ubuntu, gukoma amashyi, gutera urusaku. Nicyo gituma biriya bigere yadusomeye biri mu gitabo cy'imirongo biranditse. Ntabwo bwari bwa buryo bumwe, ntabwo ari ya mikorere yakoreshwaga mu madini cyangwa se muri kirya gihembwe cya gatatu cy'abapanekoti, ahubwo byari uguca bugufi no kubaha cyane. Kirya gihembwe yarimo yerekwa hariya, yabonye abantu bari barateguwe, bategurirwa kugira ngo bakire amasezerano yabugenewe yo muri dispensation y'ubwami.
abapanekoti bakoma amashyi imbere y'ijambo, ndetse imbuto, ikimenyetso cy'umuzuko ni Kristo. Nyuma yo gutsindishirizwa haje kwezwa, nuko nyuma hashyirwaho umubatizo w'umwuka wera, amadini aho niyo yapfiriye. Kristo bundi bushya yongeye kuza ubwe harya hejuru mu gasongero ka piramide, nuko iburyo ashushanya inyenyeri ya Dawidi. Umurongo wa mbere ugutsindishirizwa, ukwezwa, ukubatizwa n'umwuka wera. Noneho hakabaho kuza kwa ka gasongero, aho ngaho niho yashushanyije akabuye k'ibiresoza gatoya. None ibyo ni iki? Ibumoso ashushanya ibiresoza ndetse n'ibisekuru bitatu bya nyuma biheruka, abishyiramo imibare ndetse abicamo ibice bibigabanya. Iryo ni itsinda ry'umwuka wera ririmo rigirwa rizima, ritunganwa. Mbega ukuntu ari byiza kumva babita itsinda ry'umwuka wera hano. Umuntu ashobora kuvuga ati nanjye mbarizwa mu itsinda ry'umwuka wera, ntabwo ndi mu itsinda rya rwa ruhuri rw'abantu bahariya, ahubwo njyewe ndi umwe mu itsinda ry'umwuka wera. Ushimwe kubw'uko wamaye kubarizwa muri iryo tsinda, mwamushimwe kubw'uko wanyemereye kubarizwa muri iryo tsinda, ndetse nkaba ndimo ngirwa muzima ntunganwa kugira ngo mbashe kujya muri bwa bukozi njyewe nari mfite ndetse nzaba mfite mu gihe hazaza. Nuko yandikaho ngo mu kuza kwe, kugira ngo byose nzabe mbyujuje kubwo kuzamurwa. Nuko iburyo yandikaho ibuye risoza, ahagana hejuru ashushanya inyenyeri ya Dawidi ndetse n'ibuye risoza, ahari abatsindishirijwe bakezwa bakabatizwa n'umwuka wera. Iriya piramide niyo izongera kuboneka indi nshuro. Aho kuri iyo piramide ashushanyaho ibuye risoza ndetse n'ibisekuru. Mwene data William akomeje atubwira ati itorero umugeni naramuka amenye umwanya we, akamenya aho abarizwa, nibwo hazaza iki? Izamurwa. Mwene data William aravuga ati ibyo biri ku rupapuro rwa 37. Reka turebe niba ariho. Ndetse no ku rupapuro rw'107, ariko reka tujye hariya kuri 37 tuhabanze ku murongo wa 37 aratubwira ngo nikuri mwumve neza ukuza k'umwami Yesu kuri bugufi cyane, ndetse umwuka wahariya hasi n'uwo gutsindishirizwa, ukwezwa ndetse n'ukwatizwa n'umwuka wera. Dore ubu hageze igihe cyo kuza kw'ibihe risoza. Itorero rigomba kuba ritunganye cyane nk'uko Kristo ameze, kugeza ubwo Kristo n'itorero bahura bakaba umwe, akaba ari umwuka umwe. Kandi umwuka wa Kristo niba uri muri wowe, uzabaho ubuzima bwa Kristo. Ubuzima bwa Kristo buzaba muri wowe, uzakora imirimo ya Kristo. Unyizera imirimo nkora azayikora nawe. Yesu niwe wavuze ibyo. Nuko rero ubwo tugiye kugira ubukozi neza bugera aho bugira ubuzima bumeze kimwe n'ubwa Kristo. Ubwo bukozi bugaragaza iki? Bugaragaza ukuza k'umwami. Mu gitabo cy'ibisekuru haratubwira yuko ukuza k'umwami azaba ari igihamya cy'uko irya ntumwa ya Laodikiya, urumva igisekuru cya Laodikiya ari integuza yo kuza kwe, ukugaragara kwe kuba agaragaye. Muri iki gitabo cy'ibisekuru biri ku rupapuro rwa 369, ariko mu kindi gitabo ni kuri 365.
mureba ahatubwira ngo nubwo atazaba ari icyamamare ariko azagaragazwa n'Imana nk'uko Yesu yagaragaje Yohana ko yari ukuri. Umwuka wera wagaragaje Yesu, ndetse kandi tugomba kugira ibyiringiro y'uko uwo muntu azagaragazwa n'umwuka uzakora mu buzima bwe, ndetse azaba afite imbaraga zidashidikanywaho. Ndetse kandi Yesu Kristo niwe uzongera kugaragara. Yongera kwandikaho Mose na Eliya ku rupapuro rwa 365. Yesu ubwe niwe wongera kugaruka, kuko umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be. Yandikaho ngaho ngo Mose na Eliya nibo bazamugaragaza nk'uko yabikoreye Yohana ahamiriza yuko Yesu ari we waruje. Uyu mugabo nawe azahamiriza, yandikaho Eliya azahamiriza ko Yesu aje, ndetse yandikaho Mose na Eliya. Kwa kugaruka kwa Kristo ubwe kuzerekana ko by'ukuri uyu mugabo yari integuza yo kuza kwe kwa kabiri. Icyo nicyo gihamya cya nyuma na nyuma cy'uko uriya mugabo by'ukuri, cy'uko uyu mugabo by'ukuri yari umuhanuzi wo muri Malaki igice cya 4, kuko Yesu ubwe azigaragarira. Yandikaho ngo hamwe na Mose na Eliya. Ni ukuvuga ngo rero kugaragara kw'intumwa, urumva ubukozi bwa Eliya bwabaga butari bwagaragazwa ko ari ubwo kuri bwa bundi bwo kwigaragaza kwa Eliya kwa 4 aza ateguriza kuza k'umwami, kuko Yesu ubwe azagaragara ku iherezo ry'isekuru cy'abanyamahanga. Aho yandikaho imyaka 3 n'igice ya nyuma y'umwaka w'igihumbi 1954 no kwerekeza amerekezo mu ibihe risoza. Mu kindi gitabo cy'ibisekuru yanditsemo ngo ku iherezo rya dispensation y'ubuntu nibwo bazaba bakererewe ba bandi bamuhakanye. Noneho ndagira ngo mwumve hano aho turimo dusoma ni iki kigaragaza ubwo bukozi bwo kuza k'umwami. Igisekuru cya Luteri munsi yo gutsindishirizwa baje bafite ubuhere bw'ubunyagatulika. Murebe Wesley yaje kuza nyuma, aza mu kwezwa nyuma yaho umucamanza afite ibyanditswe. Murebe binyure muri Wesley. Nyuma icyakurikiyeho, nyuma ya Wesley hakurikiye igisekuru cya Pentekote. Igisekuru cya Pentekote kiza mu kugarurwa kw'Imana, impano zo mu mwuka, arizo zagombaga gukurwaho mu ibihe risoza. Murebye uwo murongo mukawubona, aravuga ngo impano zizakurwaho. Ndumva ari inyandiko yanditse. Nono murebe igisekuru kigiye kuza hano hejuru, hano mu ibihe risoza. Muri ubu icyo ashaka kubabwira ko ni ukuza k'umwami yigaragaza. Imana hejuru y'ibyaremwe byose bitegereje ko itorero rishyirwa ritahura rikamenya umwanya waryo. Nuko hejuru yandikaho ngo igisekuru kibe rikomeze mfuruka ukuza k'umwami. Aha naho muri izi nyigisho za Bibiliya arizo zashyizwemo uyu murongo, yanditseho ngo ubukozi ndetse n'ikiranga ukuza k'umwami, akomoza kuri icyo gika cya 311 aho tumaze gusoma. Noneho reka turebe uyu murongo twavuzeho ku rupapuro rwa 16 ku murongo w'122. Aravuga ati, yewe gusa nahumekewe n'umwuka kugira ngo mbabwire aya magambo, mbabwira ko umunsi w'ubwiza impano zose z'itorero zizashyirwa ku ruhande. Kimwe nuko byahoze umwuka wera ubwe niwe uzafata itorero nuko akarigenzuza urukundo kugeza ubwo abarwayi bazakira, impumyi zizabona, abacumbagira bazagenda, yewe nta n'ukuboko gushyizwe kuri bo gusa bazaba bari mu bumwe bukomeye cyane. Nuko ibumoso yandika ngo mu iyerekwa ry'ihema urukundo rw'Imana, iburyo yandikaho urukundo. Nuko hejuru ashushanyaho ibihe risoza n'ibisekuru. Nuko ahagana hejuru yandikaho ngo iyerekwa ry'ihema ku munsi wa 8 impano zizakurwaho
urukundo rwa kimana ruzatwara itorero, nuko abarwayi bazakira. hari hatangira igika cy'ijana na 22 yashushanya inyenyeri ya Dawidi agana ibumoso. Noneho reka tujye ku 107 muri kino gitabo cy'imirongo ku gika cya 931. aho ngaho haratubwira kuri uyu mugabane ahangaha urupapuro rw'107, ukuvuka ubwa kabiri cyangwa kuvuka ubutanga bushya ni uguhishurirwa, ariho Imana ihishurira umuntu ubwira bukomeye cyane. uko ni ukuvuka ubwa kabiri. Noneho ni gute bizagenda ubwo hazahurizwa hamwe rya tsinda n'icuro, ndetse aho guhishurirwa kuzaba gutunganye neza kandi kuzuzanya. nuko Imana izigaragariza mu ijambo ryayo muri bya bikorwa bimwe byakozwe nk'iby'ijambo ryakoze mu kwigaragaza. bizagenda bityo gihe. nuko iburyo ashanya ibiri soza n'ibisekuru, amerekezo ayerekeza mu ibiri soza, ahavuga ngo aho ni hashya. nuko yerekeza umwambi ugana mu ibiri soza. itorero iyaba gusa ryamenyaga umwanya waryo, aho ngaho ashanya irindi biri soza n'ibisekuru, nuko herekeza amerekezo mu ibiri soza. uko niko bizagenda umunsi umwe, nibwo hazabaho izamurwa. murumva ko ari cya gihe itorero rizamenya iryo ari ryo. aho ngaho ashanya ibiri soza, ndetse yandikaho adoption. nuko hejuru yandikaho ngo kuvuka ubwa kabiri, itorero rimaze kumenya umwanya waryo. ndetse hari ahandi hantu kuri 36 aho naho arahatubwira ku gika cya 304 aho aratubwira ubu bwiru bwarahishwe cyane. nuko rero nimwibuke, Bibiliya iravuga ngo uhereye isi yashyirwa urufatiro hategerejwe kwigaragaza kw'abana b'Imana kugira ngo habe umucyo mwinshi cyangwa se bagaragazwe mu itorero. nuko iburyo yandikaho adoption. mwibuke yuko byose mu bisekuru, ndetse byose binyure mu bisekuru byose bari bategereje bose uyu munsi wa nyuma, bategereje yuko ibi bintu bigaragazwa bijyanye neza n'uko ibyanditswe bivuga. iminsi ya nyuma hari yarasurinya ndetse ahashyira mu ruziga. ibyo ni ukuri, kuko bizahishurirwa abana b'Imana. Kristo ni umutwe yaranzwe. n'iki kizahishurwa? n'iby'Imana izakora byose, ndetse kandi n'uwo uje ku itorero rye. ariko mu gukura mu gisekuru cya Rutere, mu gisekuru cy'Ababatisite, mu gisekuru cya Panekote, neza ibyo biregereza kuri kwa guhabwa ikamba. hategerejwe uguhabwa ikamba kugira ngo yicare mu nyubako yuzuye neza. nuko muri Bibiliya tubayeho mu gisekuru cya nyuma, mu gasongero ka piramide. nuko aho ashanya ibiri soza n'ibisekuru, umwamba werekeza mu gisekuru cya 7. nuko ahagana ibumoso ashanya ibiri soza n'ibisekuru. nanone kuri biriya twasomye yerekeza umwambi mu gisekuru cya 7. ibiri soza avuga ngo uguhabwa ikamba yerekeza umurongo ugana mu ibiri soza. abarobyi urumva ya mafi agaragara mu gisekuru cya kanseri cya zodiya, mu mibare ya zodiyake, urumva rukuza kw'intare mu guhabwa ikamba, mu kwigaragaza kw'abana b'Imana. iburyo yandikaho ngo intare. turi mu gihe
cy'imeruka. Turimo twageza mu gihe cy'imeruka. Mbega ihirwe, mbega umunsi iyo abakristo bamenyaga uwo munsi tubayemo. Ashushanyaho ibirisuza n'ibisekuru. Mu gisekuru cya karindwi hacamo ibice bibiri. Mbega mutekereze umwanditsi w'iki gitabo ibyo yiboneye. Murebe aho yabonye barimo bigaragariza mu minsi ya nyuma. Hategerejwe ibyaremwe byose birimo binira icyarimwe kwigaragaza kwa abana b'Imana bazagaragara umunsi wa nyuma bafite imbaraga z'umwuka wera ku iherezo ry'igisekuru, kugira ngo bahishurire ibintu by'amabanga yahishwe isi itarashyirwaho urufatiro, kugira ngo bizanwe hano hejuru. Nuko munsi yandikaho adoption agana hejuru mu iberisoza. Ku munsi wa nyuma, umunsi w'imperuka, mu kinyagihumbi cya karindwi, adoption agana hejuru mu iberisoza. Ku munsi wa nyuma, umunsi w'imperuka, mu kinyagihumbi cya karindwi, nuko ahagana ibumoso ashushanyaho ibirisoza n'ibisekuru, nuko hejuru mu ibirisoza yandikaho ngo umunsi w'imperuka. Murumva ko ibyo abahanuzi bakomozagaho byose byaganishaga kuri uno munsi. Bose bari bategereje barya abana b'Imana. Iyo dusomye ibintu nk'ibi, umuntu ashobora kuvuga ati ni njyewe koko, ndi umwe muri abo bana, ibo bari bategereje yuko bakwigaragaza ku iherezo ry'ibihe. Iryo jambo ryamaze gufata ubuzima muri twebwe, muri wowe ndetse nanjye. Ubu ntabwo ibyo bikiri ngo ubwo bo, oya, ahubwo ubu ni ngo ubu njyewe ndimo nigaragaza mu buzima bwanjye, ndimo ngaragarizamo birya byavuzwe. Aho murumva, kabone n'isi nayo iraniha itegereje kwigaragaza kw'abana b'Imana. Mwiri tatu wiyamakubije tubwira ubwo itora umugeni, ubwo umugeni azamenya umwanya we abarizwa, nibwo hazaza izamurwa. Aho ngaho niho itorero ryakira kwizera kuresha guhindurwa ndetse no kuzamurwa. Hehe, muri wa mwanya w'igisekuru kibiri komeza ivuka. Rero umugeni namenya uwo mwanya, nibwo azakira aho ngaho, nibwo azahabwa ukwizera ko kuzamurwa. Aho ngaho niho yakirira imbaraga zo guhindurwa no kuzamurwa. Aho niho azahera itorero. Ibyo muzi ikimenyetso cya karindwi. Urumva ikimenyetso cya karindwi no kuza k'umwami, ndetse no munsi y'ijwi ryo guhinda kurindwi kw'inkuba, aho iryo jwi rya Kristo avugisha itorero rye ku munsi w'imperuka, kugira ngo ryumve ijwi rye ndetse rigire guhishurwa kw'ikimenyetso cya karindwi. Kubw'iyo mpamvu itorero rigira kwizera kuresha guhindurwa ndetse no kujyana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Ku rupapuro rwa 8A muri kino gitabo cy'imirongo, umurongo wa 75 aragira ati, Mwami, mu minsi mikeya nzaba ndimo ncika intege ndetse njya mu buvumo kugira ngo ntegereze. Mu buvumo ashanya akabe k'iberisoza gatoya aho ngaho. Mana, fasha Mwami, fasha mfunga amaso yanjye ndetse n'amatwi yanjye, nyapfukire kutumva ibintu by'isi, nyapfukire kutaba icyamamare cyangwa se mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose bwatuma isi hari icyo ima kikundekesha. Mwami, nyemerera ngume aho ngaho kugeza ubwo numva rya jwi rituje ryoroheje. Yandikaho iburyo ngo ijwi ryoroheje kandi ricecetse cyane, nukemerera umugaragu wawe kugira ngo azamukiye ku mababa y'ikizu. Nuko ibumoso ashushanyaho ibirisoza n'ibisekuru, amerekeza mu ibirisoza. Mwami, ibyo byemere ko bibaho. Yandikaho ngo amababa y'ikizu. Ayo mababa ni ubukozi bwa Mose na Eliya. Nuko hejuru yandikaho
ati mu mababa y'ikizu aho niho aziye. Eliya mu ijwi ryoroheje ryituza bingana n'ubuvumo, ni ukuvuga ngo ni mu ibuye risoza. Ndagira ngo mwumve iyi nyandiko iri aha ngaha, inyigisho ya Bibiliya mu butumwa bwitwa ngo ese Imana ya Eliya irihe none. Aho ngaho yanditseho ngo tugiye kubona ku nshuro ya gatanu ari kumwe na Mose aje. Urumva, tuzamubona ku nshuro ya gatanu hamwe na Mose aje ku ifarashi yera, ijambo mu ihema rinini katedrale. uwo n'uje uhetswe n'ifarashi ya gatanu yo mu byahishuwe ariko kuza k'umwami, ndetse ari kumwe n'ubukozi bwa Mose na Eliya. Mwene tubwira mukomeje atubwira ati tugomba kubimenya neza yuko nanone muri icyo gihembwe hazabaho ikandwa ryasezeranijwe ko rizaba ku itorero ry'umwami Yesu Kristo. Rero kubw'iyo mpamvu tugomba kuba twiteguye kugira ngo tutazavuga tuti njyewe ntabwo nari mbizi yuko nzababara bingana gutya. Murebe ku rupapuro rwa 68 muri kino gitabo cy'imirongo, umurongo wa 589 ariho hatubwira kuri uwo munsi muzabyimenyera ko ari njyewe uri muri data na data kaba muri njye, akaba muri wowe, akaba muri njye. Ibyo ndabikunze cyane. Satani ibyo byamurakaza cyane, mwumve, kuko itorero niriba ririmo ryakira iyo migisha ndetse rikamenya n'umwanya waryo ndetse rikagenda ryunga ubumwe nk'umubiri umwe, ibyo Sekibi ntabwo azabyikunda, ntabikunda namba. Ibyo ni byo bikubiye mu ijambo ryagenewe umugeni, aho yavuze ati, aravuga ati azabatatanya akoresheje buri kimwe. Hari umugabane uvuga utyo ahari, nagira ngo mubyumve neza. Bigitangira aho hejuru, mukundane hagati yanyu ikiruta byose, nimwite ku cyose Sekibi yajya kuvuga, ariko ubumwe muri itsinda ryiza ry'abanyarugwiro. Ariko mwibuke imburo zanjye, Satani ntazemera yuko bimera bityo. Oya mugabe, mwumve ibyo avuga aho ngaho, ntabwo abikunda, ibyo biramurakaza cyane. Azabatandukanya akoresheje buri kimwe cyose ashoboye gukoresha, nubwo yazana umwe waza akamubera igikoresho. Mwumve, azazanya usebanya, azazana umutizera. Mwebwe ibyo murabizi, aho akomeje atubwira, kuko Sekibi ntakunda, cyane cyane mu gihe amaze kumenya ko asigaranye igihe gitoya, we yuzura umujinya, niko atubwira, arakazwa n'ibyo cyane. Murebe ubumwe bw'Imana mu by'Imana byose ari byo yaragiye yicuncumurira muri Kristo, kandi ibyo Kristo ari byo byose yaragiye abicuncumurira mu itorero rye. Aho ngaho niho mwebwe muri bo abahindura bose umwe. Aho yandikaho ahagana hejuru ngo Imana muri Kristo, Kristo umugeni we. Nuko aho iburyo ku mugabane wo munsi y'uwo murongo ashushanya ibuye risoza ndetse n'ibisekuru. Ndetse anandikaho ngo Yesu Kristo, muri Yesu Kristo turi umwe. Noneho ndagira ngo mutege amatwi impamvu
sekibi ababazwa arakazwa n'igihe haje kubaho ubwo bumwe. Ariko murebye ku 130 aho haratubwira ati ibyo nibyo umugeni agomba kwakira, agiye kwakira. Aho ngaho rero ni muri icyo gisekuru gitunganye agiye kubyakirira, kugira ubumwe. Aragira ati umurongo wa 11:59, nka kwa kundi Yani na Yambre bakomeje kurwanya Mose, uko niko aba bagabo babigerageza kubikora, ndetse kandi birasa neza, barwanya ukuri. Ntabwo bifuza kugira umuturanyi wabo, ntibifuza kugira uwo bakorana, ntabwo bifuza gukorana nabo. Ariko rero akavuga ati ubupfapfa bwabo buzashyirwa ahagaragara ubwo urya mugeni azamara kujya mu mwanya we, nuko ahashanya ibihe risoza, nuko akazamurwa mu birere mu ijuru hejuru, nibwo azigaragaza. Nimuhangayike. Nuko ibumoso ashushanya irindi bihe risoza, kimwe n'uko Mose ubwo yajyanaga abana ba Isirayeli ndetse agahungira mu Misiri. Aho mu Misiri niho barengewe n'amazi, aho ashushanyaho inyenyeri ya Dawidi, avuga ngo kimwe n'uko Mose iburyo ashushanya inyenyeri ya Dawidi, ndetse yandikaho Yani na Yambre. Mwene William akomeje atubwira ati kubw'iyo mpamvu rero udasobanukiwe ibi bintu ndetse akaba atazi ko hazaba ikandwa rikomeye cyane, yavuga ati oya, ntabwo ndi bukomeze ibi bintu kuko njye sinshaka ibibazo. Ibi byarahanuwe kandi uko bizagenda, kandi munsi y'icyo gihe cy'ikandwa niho tuzakirira kwizera kuduhesha guhindurwa, ndetse no gukura kwa gatatu kuzigaragaza. Nibwo abapfuye muri Kristo bazazuka, ndetse nibwo natwe tuzahindurwa abizera Kristo bariho mu gihembwe cyangwa se mu gisekuru cya adoption, mu gihembwe cya kane cy'itorero, muri gahunda yo kugarurwa kw'itorero ry'umwami Yesu Kristo. Ndagira ngo mwumve muri buno butumwa bwitwa ngo ikimenyetso kwatubwira. Angaha niho atubwira ku rupapuro rwa 17. Ariya yatwandikiye ibisabwa, kandi icyaduha Imana ikatwemerera gusobanukirwa ibi ngibi. Aravuga ati aho mwe murumva iki kintu, ndetse ku rupapuro rwa 17 muri kimwe cya kabiri, ese mwabona uburyo ki Abayahudi baje gukebwa, ariko ntabwo bitaye ku kimenyetso cyagaragajwe. Rero isezerano ryaje gukurwaho kubwo ko isezerano ritigaragaje. Rero ni kimwe n'uyu munsi, ibumoso yandikaho ngo isezerano rikurwaho iyo hatari ikimenyetso, hatitawe ku cyo waba ukora ndetse n'uko waba uzi gusobanura Bibiliya neza, n'ubwo waba uri umunyeshuri mwiza wize Bibiliya neza, n'ibindi. N'ubwo wavuga uti njye ndi umwizera, ndi ibi niba niya na biriya, ariko hejuru ya buri kimwe muri ibyo byose hakenewe kuba ufite ikimenyetso. Wavuga uti mwene Branham uriya mugabo ni umugabo mwiza, njyewe ntabwo nitaye ku byo undi yambwira. Ntabwo wabona undi mugabo mwiza umuruta, ntabwo nigeze mbona ikintu kibi kuri we. Uriya mugabo rwose nta kibazo afitanye n'ibintu by'Imana, ariko hari igikenerwa kimwe cyonyine, kandi wowe ntabwo ushobora kuzuza ibisabwa umwana w'intama atapfuye kugira ngo ushyire amaraso ku nkomanizo z'imiryango. Amaraso ni ikimenyetso cyiza kigaragaza yuko umwana w'intama yapfuye, nta bihimbahimbano birimo aho ngaho. Mu buryo bworoheje umwana w'intama yarapfuye. Yandika ngo umwuka wera ni ikimenyetso cyiza cyerekana ko umwana w'intama yapfuye, kandi ko we wakiriye cya kimenyetso kimwe, kuko ubuzima bwe bwite buri muri wowe. Nuko aho yandikaho, aho munsi
yandika ngo mu gihe cya nimugoroba haje kuboneka ikindi gitambo. Nta bihimbahimbano birimo aho, ndetse nta bwiganyi burimo aho ngaho. Mu buryo bworoheje, naho biherereye byose, mwe murabizi n'isi irabizi, ikimenyetso kiri aho ngaho. Hejuru yandika ngo ikimenyetso cyashimangiwe, cyashyizwe hari. Umuntu nubwo yaba ari mwiza bingana iki, ashobora kuba ari umunyeshuri wize Bibiliya neza, akaba ari ugize idini runaka, cyangwa se akaba ari uyoboye idini runaka, urumva ari umupasitori, ashobora kuba ari n'umuntu ukomeye cyane muri Roma, urumva ari papa. Uwo ari wese ashobora kuba yarize Bibiliya, akaba ari umuntu runaka mu itorero, ariko mu rugendo rujya mu gihugu cy'isezerano, ariko hashyitse cya gihe cya nimugoroba, bari benda kugira urugendo, hari igisabwa kimwe cyonyine, hatitawe ku muyahudi mwiza wabaye we, hatitawe ku mbuto nziza wabibye, hatitawe ku kuko wabanye neza n'umuturanyi, hatitawe ku byiza wakoze, hatitawe ku bya 10 watanze, hatitawe ku bintu byose wakoze byiza, hatitawe ko wabaye umuntu mwiza, umugabo mwiza, hatitawe ko wamenyekanye mu bantu neza, ariko udafite ikimenyetso, wararimbutse uwo munsi. Aho ngaho yandika ngo igisabwa kimwe rukumbi. Rero mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rw'115 mwuvuka akomeje atubwira ku gika cy'10-19 aratubwira iki ni igihe cy'ubumwe bw'Imana ndetse n'umugeni. Njyewe ndabibabwira nciye bugufi kandi nubashye. Ndabizi ko umugeni wa Kristo yahamagawe, kandi ndizera yuko yashyizwe ikimenyetso mu bwami bw'Imana. Ndizera yuko imikorere iraho, mekanisme, kandi hategerejwe dinamike irizati ari byo bizabajyana mu gihugu cy'isezerano. Nizamurwa rizati, dinamike y'iri torero ni ukuzuzwa umwuka wera. Ndetse kandi twagiye dukora muri cya gihimbayimba, mu gihe umutwe uje ku mubiri, mu gihe iberesoza rije ku mubiri, mu gihe umutwe uhuye n'igihimba, nibwo za mbaraga zose z'umwuka wera zizaguruka umujyi umwe. Uko niko biri n'abapfuye muri Kristo, amagana bazazuka. Nuko tujye muri ubwo bumwe bwuzuye bwo kwera butunganye, ubwo nibwo tuzaguruka tujya mu ijuru. Nuko munsi ashushanya inyenyeri ya Dawidi, yandika ngo uburyo, imikorere, mekanike. Nuko mu iberesoza yandikamo dinamike, rizati nuko ibivamo, nuko ashushanya iberesoza, ndetse anandikaho ngo ukuzuzwa. Nuko ibumoso yandikaho ngo iberesoza. Nuko hejuru y'uwo murongo yandikaho Ibyanditswe 11 uhere ku murongo wa 3 ukageza 19, guhera kuri 11 ukageza kuri 19, 7 kuri 2, 14 ku murongo wa mbere yandika ngo umuzuko ndetse n'izamurwa. Noneho murumva ko ibyo byose bigomba kuba bifite aho bikuriye n'ubukozi bwa Mose na Eliya. Mwene William akomeje avuga ati, ndetse no kugarurwa biza mu buryo bufatika, tuzagarurwa ubugingo buhoraho bufatika, ndetse n'imibiri y'iteka, ndetse hawe ubwiza ukugarurwa, ndetse ko igitabo gitanga uburenganzira, igitabo gifatanishwa ibimenyetso 7, ndetse ni no kugarurwa kwa cya gitabo ku itorero ry'Umwami Yesu Kristo ku munsi w'imperuka, ari cyo Kristo afata agikuye mu ijuru akakizana harya mu byahishuwe, agikura mu ijuru mu gice cya 5 cy'ibyahishuwe, nuko akagifungura mu ijuru gice cya 5 kugeza mu gice cya 8, nuko nyuma akakizana ku isi akagiha itorero. Urumva aho ngaho Yohana intumwa ashushanya itorero. Rero kubw'iyo mpamvu aho niho hazaba ari ubukozi buziyemo ijambo muri icyo gisekuru. Icyo gisekuru kibere kumeza imfuruka, nk'uko byagenze muri buri gisekuru cy'itorero ry'Umwami Yesu Kristo. Noneho murebe muri ino nyandiko nanone, muri ino nyigisho ya Bibiliya,
aho ngaho niyo yanditse hariya ngo uguhishurirwa kwa buri kimenyetso kugira gusohora hagati y'ibiremwa abantu. Uguhishurirwa kw'ikimenyetso cya karindwi azaba ari Kristo mu mwuka wera yihishe ndetse anihishurira mu mubiri wa kimuntu, mu mugabo. Ndetse muri iyi nyandiko yindi aho ngaho niho yanditse ngo muri Yesaya 52 ku murongo wa 6 muri icyo cyanditswe yandikaho ngo azaba ari we, kuko icyo cyanditswe kiravuga ati abantu banjye muri icyo gihe bazamenya izina ryanjye kuri uriya munsi, kuko njye ubwanjye uvuga aha ni njye uzaba uhari. Yandikaho ngo azaba ari muri Mesiya mu mubiri we wa kimuntu. Igihe ibihembwe bine byo kugarurwa kw'itorero ry'Umwami Yesu Kristo, noneho mwumve aho yari yarabivuze muri buno butumwa bwitwa ngo igihe cyo kunga ubumwe no gukora kubwo kwakira isezerano ryo guhindurwa. Aho aravuga ati ibijyanye byose n'ibimenyetso birindwi bizavugwa, kandi igitabo gitanga uburenganzira gifatanyije ibimenyetso birindwi. Reverend Branham aravuga ngo na bugingo n'ubu ntikirahishurwa. Izo zari inyigisho yuko ari ibigiye kuzabaho. Rero ibyo bigomba kuzabaho nibyo bizana uko guhishurirwa, kandi ahazanirwa inyigisho z'ibyahoze ari amateka ndetse ibyahoze biba mu gihe cyabo. Ni ukuvuga ngo ibyo byose byari bikubiye mu bimenyetso, ariko igitabo gitanga uburenganzira na bugingo n'ubwo cyari kiri iburyo bw'Imana. Ubwo cyakurwaga iburyo bw'Imana, harya nibwo Kristo yahindutse ava ku kuba umwana w'intama aba intare, ava kuba umutambyi mukuru aba umucamanza. Aho mu Byahishuwe 10 niyo avuga noneho nk'uko intare yivuga, aho noneho aba yahindutse intare, igitabo kiri mu biganza bye, afite ugwinda kurindwi kw'inkuba mu ijwi rye. Rero ibyo bintu birakomeye cyane. Ubwo yavugaga ati genda umusabe agatabo, aha aravuga ngo yaragiye arakamusaba, yari agafite mu kiganza cye ako gatabo, nuko aramubwira ati gafate, fata. Arakamuha kandi ukarye, kuko igitabo kigomba kuba kirimo ijambo. Urumva isanduku y'isezerano iri mu mutima w'umuhanuzi, kirakuryohera mu kanwa kawe ariko kigusharirire mu nda yawe. Ni ukuvuga ngo mu gutotezwa ndetse no muri ibyo byose uwo mesaje azanyuramo, ndetse n'ishyanga ari kumwe nawe. Rero ku bw'iyo mpamvu nabo bazaba barimo bakira iryo jambo, ari ryo turimo twakira muri kino gihe. Kandi uko turushaho kugenda tugira iri jambo, uko tugenda turushaho kurigira, nuko rizarushaho kugenda risharira muri twebwe, dusharirwa bitewe n'iri jambo. Ariko ni byiza cyane, ni byiza kugira iri jambo, ukagira igitabo gitanga uburenganzira, aricyo kiri gutuma turekarama umwanya wacu. Ni uko wenda ukananyura mu bigeragezo, mu ntambara zitandukanye, kuruta kuba utaba ufite icyo gitabo gitanga uburenganzira, ntunyure mu bibazo no mu nzitizi, ariko ukaba uzanyura mu kaga gakomeye. Rero umuntu iyo yitegereje aravuga ati uko byagenda kose ndakomeza mirimbane, ndakomeza nihangane nshikame. Bansebya, bankuba, bampa urw'amenyo, ibyo se kibi byose yanteramo imijugujugu, azakomeza ntera imijugujugu, ariko hamwe mfite umugisha w'umurage w'ubupfura, umugisha w'Imana, ari wo tugendana turi mu rugendo rujya mu gihugu cy'isezerano mu mirimo mishya. None ndegera mwumve, we muri kirya gihe yarimo atubwira 2011 avuga ko na bugingo n'ubwo igitabo gitanga uburenganzira cyari kiri iburyo bw'Imana, aribyo byagomba kuzabaho imbere mu gihe kiri imbere, bigendanye n'igihe cyabugenewe. Akomeje atubwira ati kubw'iyo mpamvu mukomeze mukataza imbere mukora umurimo w'Umwami, kugeza ubwo hagaragajwe amasezerano yose yahawe itorero muri kino gihe cya nyuma.
ni uko hakabonwa bya bindi byasezeranijwe muri kino gihe cya nyuma, ari byo bintu twizeye kuko biri mu ijambo ry'ubuhanuzi ryahawe itorero ry'umwami Yesu Kristo. Ku rupapuro rw'106 mu gitabo cy'imirongo ku gika cya 920, aho baratubwira, murebe aho duhagaze, aho turi ni hano mu gasongero ka piramide. Ahangaha niho Imana yabigenjuje, yabyemeresheje Bibiliya ndetse hamwe n'ibimenyetso 7 byahishuwe neza neza. Gusa hategerejwe ubwiru burindwi, yandikaho ngo uguhinda kw'inkuba. Icya nyuma ni ukuza k'umwami ndetse n'izamurwa ry'itorero, bishobora kuba mbere ya mu gitondo. Yandikaho ngo hategerejwe uguhinda kw'inkuba kuwa nyuma, yandikaho ngo mu kuza k'umwami. Nuko hejuru yandikaho ngo ibyahishwe 10:1 uguhinda kw'inkuba, utudomo 2 mu kuza k'umwami. Mwene data William akomeje avuga, hazabaho ugusohozwa mu gusohora kw'iyerekwa ry'ihema. Twese turifuza kumenya uko kuri, tukaba turimo dukora muri uwo umushinga w'Imana, umushinga ugomba guhinduka ukuri, atari mu gihembwe cya mbere cyo kugarurwa, atari mu gihe cya Luteri, mu gihembwe cya kabiri ndetse atari no mu gihe cya Wisireri, atari mu gihembwe cya gatatu, mu gihembwe cya gatatu, atari mu gihembwe cya gatatu, ndetse atari mu gihe cya Revera William Branham, atari no mu gihe cy'igisekuru cy'abapanekote, ahubwo ni mu gihe cya nyuma, mu gihembwe cya 4 cy'itorero ry'umwami Yesu Kristo. Ku rupapuro rw'134 mu gitabo cy'imirongo ndetse no muri iyi nyandiko mwumva hano, ibi ntabwo byabayeho mu gihe cya Luteri, ntibyabayeho no mu gihe cya Wisireri ndetse no mu gihe cya Revera William Branham, ariko mwumve kimwe n'uko byari biri mu gihe cya Mose. Hari aho yanditse muri ino nyandiko, aho yavuze ati Mose ari gusohoka mu Misiri yari kumwe n'ishyanga ry'ubwoko bw'Abera kugira ngo bajyane mu gihugu cy'isezerano. Yosuwa yaje akomezanya umurimo, ariko kuva mu gihembwe ujya mu kindi, Imana yagiye ituma mesaje intumwa kugira ngo habeho kuriya kugarurwa hagati y'itorero. Rero murebye hariya mu gihe cya Mose, hariya yanditseho ngo mu rungano rwa 4 muri generasiyo ya 4 nibwo bongera kugaruka hano, abo kwa Luteri, abo kwa Wisireri, abo Panikoti, ndetse no mu gihembwe cya 4 ijambo. Mu rungano rwa 4 nibwo ijambo ryaje kuri Mose ndetse na Yosuwa. Reka tujye hariya ku rupapuro rwa 734 mu gitabo cy'imirongo, ku rupapuro rwa 34 igika cya 1193, aho ngaho niho batubwira ati ihindure uri mu ruhande rw'ijambo, uba igice cy'ijambo. None we ntabwo ushobora kuba igice cy'ijambo ryo mu gihe cya Mose, icyo gice cyamaze guba, cyarakozwe. Ibyo ni mu birenge, twebwe turi ku mutwe ubu ngubu. Aha ni Kristo, si mu gice cy'amaboko hariya mu gihe cya Luteri, oya, ahubwo iki ni igihe cy'umutwe. Kristo niwe buye rikomeza imfuruka, aho niho haziye ibuye risoza ku mubiri, aho ngaho niho haba impinduramatwara zabayeho kwa Luteri, kwa Wisireri, kwa Panekoti. Ubu rero hategerejwe ibuye risoza ko riza kubaho ku murwa. Yandikaho ngo ibuye rikomeza imfuruka rize ku mubiri, yandikaho ngo ibuye risoza ni Kristo, ndetse ashushanya ibuye risoza n'ibisekuru. Kuri 69 none ni impamvu ikitumye iryo buye risoza riza, ni ukugira ngo rikuze, ryeze,
murebe hano uko batubwira ku gika cya 593 kuri runo rupapuro rwa 39 azaboneka umucyo uzatuzamura uzaturuka hemwe hari Yerusalemu se oya umucyo wa nimugoroba ntabwo uzabonekera Yerusalemu umucyo wa nimugoroba uzabonekera hehe iburengerazuba bo bagize umunsi wabo barawuhakana ariko umucyo wa nimugoroba uzabonekera iburengerazuba kubera iki kugira ngo umurikire ijambo ni ukugira ngo weze imbuto ukuze imbuto maze bityo umugeni igiti cy'umugeni gikomeze gukataza imbere kera ibumoso yandikaho ngo izuba rizeza imbuto iburengerazuba ibumoso ugana hejuru yabyanditse hatyo kugira ngo yeze imbuto ndetse azana ugukura kwa cya giti cy'umugeni ndetse na bya bimenyetso bimwe na za mbuto zahoze ku itangiriro iburyo yandikaho izuba ndetse n'ibihe risoza n'ibisekuru izuba yandikaho iburengerazuba ndetse anandikaho ngo umucyo iburengerazuba mwene data William akomeje atubwira ati kubw'iyo mpamvu ibyo Revera William Branham yashatse kugeraho muri iryo sezerano ntiyabibashije we yagerageje kurambura ukuboko kwe ko mu mwuka kugira ngo abashe gucakira iryo sezerano yagiye abivuga ahantu hatandukanye mu gitabo cy'imirongo ati narambura ukuboko kugira ngo mbicakire mbishyikire ariko ntabwo yabibashije kuko ntabwo byari by'igihe cye ibyo bigenewe igihembwe cya kane cy'itorero ry'umwami Yesu Kristo kubwo kugarurwa kuzadushyitsa ku guhindurwa kandi ntabwo ari mu buryo bw'umwuka gusa ahubwo no mu buryo bufatika adoption y'abana b'abakobwa n'abahungu b'Imana ku rupapuro rwa 77 mu gitabo cy'imirongo ku murongo wa 661 aratubwira ati Imana igaragaza itorero ryayo nk'umugeni ndetse kandi buri wese aza kuba umwana w'Imana winjira muri uwo mugeni ndetse yajya azana umugeni winyura mu bisekuru kugeza ubwo azanye iri torero ryuzuye muri ibi byose nuko ibumoso hashushanya ibirisosa n'ibisekuru yandikaho urukundo nuko nibwo ukuguru kwanjye gutera intambwe kuko umutwe ubivuze ntabwo ukuboko kwanjye kwabikora kuko ukuguru kwabivuze ntabwo Luteri yakoze ibintu kuko twabikoze twabivuze nta nubwo abametodisite ariko wari wabivuze ntabwo ari kubw'ikindi kintu ahubwo atera intambwe kuko umutwe ubivuze rero umutwe uravuga wowe kuguru kora n'amaboko nawe kora gutwi kora kuko buri kintu cyose cyagiye gishyirwa mu itorero ibyo nabikunze buri umwe ku giti cye afite ubwo bushobozi bwe afite umurimo we afite umumaro we rero mu gihe itorero ry'Imana rimaze kuzura aho nibwo itorero rizazamurwa kandi ibi bizaba neza ubwo ari umugaragu w'Imana itorero ry'Imana byose bizaba ari ukujyanwa mu izamurwa mwibuke ubutumwa bwitwa mu murimo utunganye ibumoso yanditse yashushanyije ibisoza ndetse n'ibisekuru nongera kwandikaho urukundo nanone yandikaho rimwe itorero kabiri umwizera ku 161 ku gika cya 14 99 14:29 aho naho none aratubwira wowe ntabwo ushobora kubonesha amaboko yawe nubwo ari igice cy'umubiri wawe ndetse nta nubwo ushobora kumvisha izuru nubwo ushobora urumva ntabwo ushobora kuvugisha urundi rugingo rutari umunwa urumva ubu turi mu gihe cy'ijisho ukubona nuko iburyo aho yandikaho ngo ijisho murumva nuko rero ubu nta nzitizi zihari zo kujya hariya ku jisho ntabwo harimo haba kunyeganyega gusa igihari ni ubwenge ni Kristo ubwe niwe ugenzura umubiri wose hejuru y'ijisho ni Kristo ubwe hejuru yandikaho ngo ijisho umurongo umuhanuzi ubwenge umurongo
Kristo. Nuko ahagana munsi aravuga ati ugenzura umubiri wose, hariya hanyuma yandikaho Mose na Eliya, ari byo bifite igishushanyo aho ngaho ntiyatwereka ahari ayo maso abiri, nk'uko hari hatubwira ariyo arebana n'ubukozi bwa Mose ndetse na Eliya. Dore ngibi hano, kandi iki gishushanyo ni inyigisho zuzuye, arizo reka tugende tubihuza. N'uyu mutwe w'isomo twamaze kubibona, kandi ibi byanditswe byose twarabibonye, ndetse ariko murebe ahari aya maso abiri ariyo kuva mu gisekuru ujya mu kindi. Ijisho mwumve rihagarariye umuhanuzi w'icyo gisekuru. Imana ibumbura ijisho ikarihumbya, nuko igafungura irindi, bikagenda bityo. Rero bo twa inyenyeri, ibyo ngibyo biri mu gitabo cy'ibisekuru birindwi, kubera ko bamurika umuco batiriye. Ni ukuvuga ngo hejuru mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka harimo ayo maso abiri, ariyo muri za nzozi umwana wa mwene data Branamu yagize. Ntabwo nari mfite gahunda yo kuvuga kuri ibyo ngibyo, ariko kubera ko twabaye nk'ababivugaho aho ngaha, reka turebe mu gitabo cy'imirongo. Ndizera ko ari mu butumwa bwitwa ngo guhagarara mu cyuho, ariho hatwereka, muramutse mubibonye aho ngaho vuba, aha havuga ngo umuhungu wanjye Billy Paul yari aryamye atangira nk'uko nguko. Niba mufite aho ngaho, byashoboka ko ari mu mwaka wa 63. Vamos a ver la 10:50. Icumi 50 ku rupapuro rw'118 mu gitabo cy'imirongo. Mungu wanjye Billy Paul yari aryamye, ariko ntabwo akunda kugira inzozi. Irindi joro yagize inzozi zamukanze cyane, rose ari mu itorero njye nari ntarahagera. Nuko igihe nageze yabonye amaso yanjye amuritse, yandika aho ngaho ngo Mose na Eliya. Nuko ndavuga nti iki nicyo gihe, kera birarangiye, kubera ko munsi y'ubwo bukozi bwa Mose na Eliya nicyo gihe nta gihe kizaba kikiriho ukundi. Ni ukuvuga ngo igihe cya dispensation y'ubuntu byaba byarangiye, kandi bose batangira gusakuza ati ntabwo byashoboka. Umugore wanjye aravuga ati Sara ntabwo arasenga. Nuko aravuga ati Billy Paul aravuga ati ngomba kuzana Loise ndetse n'abana. Nuko ndamubwira nti Loise ntabwo ashobora kuza aha ngaha, umwana aracyari muto kugira ngo amenye ibyo ngibyo.
biri isaha dore iri ahangaha, ibyiza ni uko twagenda. Nuko ndamubwira nti kera dore ni mu gicuku, ni mu ijoro hagati, mbere y'uko buca Yesu azaba ari ahangaha, kandi niba bitameze bityo njye ndaba ndi umuhamya w'ikinyoma wa Kristo. Nuko aravuga ati nta n'umugabo n'umwe uzi isaha ndetse n'umunota. Njye ntabwo mvuze isaha n'umunota, mvuze ko ari hagati ya nijoro ndetse n'uko buca. Yandika ngo ikinyagihumbi cya 7. Ndavuga nti reka tugende biri. Nuko namubwira nti iki ni cyo gihe, reka tugende. Turazamuka twurira imodoka, nuko tumanuka mu modoka tugenda hejuru ku musozi. Tuhanze amaso tubona ko umucyo wari bugufi, ijuru hari umwijima w'icuraburindi. Nuko igihe twari mu nzira, nzamura ibiganza byanjye muri ubu buryo, amaboko yanjye muri ubu buryo, na n'ubu amaso yanjye arimo amurika. Nuko navuga nti Mwami, yewe nakoze ibi ngibi ku bw'itegeko ryawe, nabikoze kubera ko wambwiye ngo mbikore muri ubu buryo. Yewe nakoze ibi bintu byose nshingiye ku byo wari wambwiye, kandi nakoze uyu musozi ukomeye. Nuko mbona umucyo, mbona na rya buye ritatewe n'ukuboko k'umuntu riraza. Nuko ndavuga nti ryakubise umutwe we, byose bizagwa mu minota runaka. Nuko haba ituze rikomeye. Yandika ngo ituze ry'iki cy'isaha ryabaye mu bice byose. Igihe iryo buye ryaje rituganaho, byashoboka kuba nk'aho byari byakereje, byashoboka ko twaba twakereje kurusha uko dutekereza. Neza bishingiye ku byanditse. Mwitegereze rya buye ritatewe n'ukuboko k'umuntu ryavuye ku musozi. Umwe muri iyi minsi ibyo ngibyo bizaba muri ubwo buryo, kugeza ubwo mwe musakuriza ikintu runaka. Izo ni inzozi zatumwe zivuye ku Mwami. We yandika aho ngaho, yandika ngo hagati ya nijoro ndetse n'uko buca Yesu azaba ari ahangaha mbere y'uko bucya, mbere y'uko hagera mu gitondo. Naho mwumve reka tujye ku 14:20 ku rupapuro rw'160. Aravuga, mwebwe ntabwo mugomba gusobanura Bibiliya, kubera ko Yesu ubwe niwe busobanuro bwa Bibiliya. Igihe we yigaragaje mu gisekuru, ari cyo gice cy'umubiri we aba arimo yigaragarizamo. Aho ngaho yandika ngo ugusohozwa, kuvuga ngo arimo yerekana iburyo ashushanya ibuye rikomeza ifuka ndetse n'ibisekuru. Niba ari igisekuru cy'ukuboko, agomba kuba ari igisekuru cy'ukuboko, ntabwo ari ikiboko, ari igice cy'umutwe. Niba rero ari igice cy'umutwe, ntabwo aba ari igisekuru cy'ibirenge. Aho turi ubu ngubu ni igisekuru cy'ijisho, niwe ubwe urimo yiyizira. Aho ngaho ushushanya ibuye rikomeza imfuruka biciye mu bisekuru. Dutangirira mu ishingiro mu gisekuru cya mbere cy'itorero, aho urubyaro rwinjiye ku isi, urubyaro nyakuri. Nuko we aza, icyakurikiyeho ni ibirenge, nyuma yaho Luteri w'Isirayeli, nuko nyuma yaho Abapantekote, kuvuga mu ndimi. Ubu ngubu ni mu gice cy'amaso bishingiye mu buhanuzi bwa Maraki muri ubwo buryo. Nuko rero nta kindi gisigaye uretse ko ari we ugomba kwinjira, kubera ko nicyo kintu cya nyuma gihari. Ikizakurikiraho ni ubwenge, kandi rero ntabwo dufite cyangwa se dukoresha ubwenge bwacu, ahubwo n'ubwenge bwe. Yandika ngo ubwenge bw'Umwami bihwanye ni ibitekerezo cyangwa se umutwe. Mose na Eliya ukuza k'Umwami, ashushanya ibuye rikomeza imfuruka. Nuko hejuru y'uwo murongo yandika ngo nyuma ya Eliya haje Mose, nyuma ya Eliya haza Mose. Ndetse hejuru kandi yandika ngo igisekuru cy'amaso, kuvuga ngo ni ku bijyanye n'ubwo bukozi, ari bwo
umwuka wera azaba arimo akorera muri iki gisekuru cyo rikomeza imfuruka. Ibyo twabonye muri kiriya gishushanyo. Noneho we akomeje avuga, niyo mpamvu rero uwahamagawe ku munsi wa nyuma, abahamagarwa n'Imana mu gisekuru cya nyuma no kuzamuka mu gisekuru kigenewe igihembwe cyacu, igihembwe cya adoption, igisekuru cy'itorero ry'Umwami Yesu Kristo. Ku rupapuro rw'117 mu gitabo cy'imirongo ku murongo wa 10:28 aravuga, yewe nizeye ko igihe uwo mugeni watoranijwe wahamagawe nuko agashirwa mu gitabo cy'ubugingo, nuko nyuma yaho hazaza umuriro uzava mu ijuru ugatigisa ukubatizwa ku mwuka wera kugeza ku gice azamukura ku isi akamujyana mu izamurwa. Imana yabisezeranije muri ubwo buryo. Nuko hejuru yandika ngo ukubatizwa mu mwuka wera bihwanye umwuzuro, bingana n'umwuzuro. Hazaza umuriri uvuye mu ijuru, ugutigiswa kuvuye mu ijuru, ndetse n'ukubatizwa n'umwuka wera hagati yaho yandika ngo uguhindurwa. Mu gihe cya nimugoroba hazaba umucyo. Iryo ni ryo somo tuzaba turimo twumva ndetse tunareba muri uyu mwanya. Kandi rero twarimo twumva tunareba muri ibi byanditswe bigiye bitandukanye. Ibi byose bigenewe n'uku kugarurwa kw'itorero ry'Umwami muri iki gihe cya nyuma, ari byo byeretswe bikerekanwa mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri ndetse no mu butumwa bwa Mwene Branham, muri ubutumwa bwitwa ngo kugarurwa ku giti umugeni. Aho ngaho naho mushobora kuhasangamo ibintu bigiye bitandukanye, ari byo twabwiwe, ari byo mu zindi nyigisho twagiye tubivugaho. Ariko mwumve, ibyo byose ni kubwo kugira ngo bizasohore muri iki gihe cy'iherezo. Muri ubu butumwa kandi naho avuga mu butumwa bwitwa ngo kwizera gutunganye. Aha ngaha naho atubwira ku bijyanye n'uwo mwanya, umwanya itorero umugeni agomba kwakira, cyangwa se arimo. Mwitegereze mwumve ahangaha, kubera ko tubifite ubutumwa ahangaha ku rupapuro rwa 16 aravuga ati, Yesu Kristo yaratunganye, ni nayo mpamvu we yari ijambo. Ni ukuvuga ngo wowe igihe wowe ntabwo uba ijambo mu gihe utarakira ijambo. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe nka kwa kundi yavuze ati, iri jambo niba muri mwe muzasabe icyo mushaka cyose niko bizamera. Ni ukuvuga ngo igihe cyose uzabwira uyu musozi uva aha ngaha, ntushidikanye mu mutima wawe ku byo wavuze, bizamera muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo ibyo wasabye uzabihabwa. Ni ukuvuga ngo ibikozwe n'ijambo rivuzwe, ibyo musaba byose mukizera ko mubihabwa, bizaza. Yaba ari igihe, yaba ari umwanya, cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose, ntago cyahindura ibyo ngibyo. Mwebwe muzi ko bizaba muri ubwo buryo. Yandika ngo iyerekwa ry'ijambo. Ni ukuvuga ngo we yaravuze ati, ijambo ryanjye niba muri mwe namwe mukaba muri njye, muzasaba ibyo musaba byose bizaba. Nuko rero ni ikibazo cyo kumenya umwanya wacu mu byanditswe nk'abizera. Tugomba kumenya, buri muntu wese agomba kumenya umwanya we neza neza, nka kwa kundi we yamenye umwanya we. Yandika aho ngaho ngo kumenya umwanya wacu. Muri wa munsi igihe yagendaga ari Emausi, bo barimo bavuga, yavugishije Cleophas ndetse n'indi ntumwa, byanditswe ko Kristo azaza agakora ibi byose. None se ntibyanditse mu byanditswe ko azaza akabambwa akazuka ku munsi wa gatatu? Byari mu mutima kugira ngo babashe kwizera ibyo abahanuzi bose bavuze. Bo batekerezaga ko uyu mugabo yaratandukanye n'abandi. Nuko igihe binjiye hariya yabagezeho, bamenye ko ari we. Bo babonye ko we buri gihe yaganishaga ku byanditswe. Nuko nyuma yaho batahura ko yari we. Nuko aho ngaho ashushanya
inyenyeri ya dawidi. nuko rero mwebwe mugomba kwizera ko muzakira ibyo mwasabye. niba rero wizeye, ugomba kumenya umwanya wawe nk'umwizera, ukamenya ko ibyo bintu ari ibyawe. aho ngaho yandika ngo gutahura, ukamenya umwanya wawe, ukamenya ko ibi bintu ari ibyawe. ibyo ngibyo ni ikintu cyawe ndetse n'icyanjye. gusa ubitahure, ubimenye, ni ibintu bigenewe intore zo muri iki cyerezo bazamutse mu gisekuru cy'uburi komeza imfuruka. mu gihe cya nimugoroba hazaba umucyo. reka duhaguruke, nuko dore ko dusigane hamwe natwe muri iri somo. ari ryo muri iri somo we atubwiramo ibintu by'ingenzi cyane. ni ukuvuga ngo rero ku byo dufite ubu ngubu, ibyo twavuze byose, aho ngaho twamaze kumva ibigenewe byose muri iki gihe twebwe turimo, ndetse n'akamaro ko kumenya umwanya wacu. niba haba hari indirimbo twaba dufite muri uyu mwanya, nuko muri ubu buryo nyuma yaho turere ko dushyiremo ubutumwa bugenewe uyu mwanya. mwakomeza n'indirimbo imwe. reka turirimbe nomero y'J133, inkingi y'umuriro. De aquella zarza que acompañó a Israel por el desierto y le abrió el Jordán hacia la libertad. La columna de fuego que estuvo con Josué frente a su pueblo, el que peleó y venció con su gran fuerza y los llevó a la tierra de leche y miel. La columna de fuego que estuvo en los profetas y en Jesús, que estuvo en su ángel mensajero, hoy está aquí, hoy sigue aquí. La columna de fuego nos está hablando hoy por su instrumento, nos está preparando para nuestra adopción. Él es el mismo Dios, el gran yo soy.
la columna de fuego que llenará de gloria este gran templo, el que hará milagros y maravillas, se está encarnando hoy en nuestras vidas. La columna de fuego que estuvo con Josué frente a su pueblo, el que peleó y venció con su gran fuerza y los llevó a la tierra de leche y miel. La columna de fuego que estuvo en los profetas y en Jesús, que estuvo en su ángel mensajero, hoy está aquí, hoy sigue aquí. La columna de fuego nos está hablando hoy por su instrumento, nos está preparando para nuestra adopción. Él es el mismo Dios, el gran yo soy, la columna de fuego que estuvo en los profetas y en Jesús, que estuvo en su ángel mensajero, hoy está aquí, hoy sigue aquí. La columna de fuego nos está hablando hoy por su instrumento, nos está preparando para nuestra adopción. Él es el mismo Dios, el gran yo soy. Con nosotros, nuestro apreciado amigo, hamwe natwe mwene data ushimwa akaba n'inshuti Dr William Soto Santiago.